Mukomeze kugubwa neza, mwe mukomeje kudukurikira, abadukunda, abari amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali. Tutibagiwe n'abadiaspora bose turabakunda kuko muri inshuti zacu mwaradushyigikiye kuva tugitangira kugera aya magingo. Benshi rero bibaza uburyo bamenya imodoka ariko bari ahantu kure. Ibyo ngibyo byarakemutse. Maître Cissé akomeje kubabwira uburyo mwabimenya neza kandi mutavuye aho muri. Ibyo ngibyo byarakemutse. Waba warubizi neza yuko igisubizo cyakwegereye? Fungura telefone yawe, usacinge muri The Channel Services TV. Aho ngaho baragusobanurira. Mbere yo kwiga ikinyabiziga cyawe, baye ugifite hafi, udakeneye umwarimu, wabanza ugakurikira ino video kugeza igihe irangiriye kugira ngo ubashe kumenya neza uburyo amasomo wayumva kandi wayakurikira kugira ngo uyabyaze umusaruro. Kwiga bitera kumenya. Ntiwinjire mu kinyabiziga utari kumwe n'umwarimu mu gihe utaramenya ibi bikurikira. Automatic ni imodoka nziza kandi yoroshye ubaye ukurikiye ano masomo. Icyambere, birumvikana ubanza gukunda ikintu ugiye kwiga. Hari imodoka zigiye zitandukanye ariko ubumenyi bw'ibanze iyo bumenye automatique irakorohera. Hari ukwiga ikinyabiziga cya manuel, hari ukwiga ikinyabiziga cya automatique. Mbese wowe nkurikiye ukunda ikihe kinyabiziga? Ariko reka turebere hamwe ikinyabiziga cya automatique. Automatique abantu bagiye kuyitwara bibutse yuko igira feri ikagira n'umuriro. Feri ugomba kumenya uburyo ikora, umuriro ugomba kumenya uburyo ukora. Feri ifite imimaro ibiri. Feri niyo yonyine ufata kugira ngo ugabanye umuvuduko nibiza kuba ngombwa uhagarare. Nimba ugiye guhagarara ntabwo uhita ufata feri, kuko mu mategeko y'umuhanda biravuga ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera gucakira feri ku buryo butunguranye cyangwa kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. Byumvikane neza ko iyo ugiye guhagarara ugabanya umuvuduko gahoro gahoro ukoresheje feri kugira ngo uze guhagarara bitagutunguye. Ibyo nibyo byiza. Naho umuriro wo nawo uwufata gahoro gahoro kugira ngo uze guhagurutsa ikinyabiziga cyawe neza mu gihe utwaye abagenzi bataza kugira ibibazo. Rero ibyo ngibyo nimba ubyumvise, ibyo ntago bihagije. Tugiye kureba ni gute noneho nahagurutsa ikinyabiziga. Yego, menye uburyo bafata feri, menye uburyo bafata umuriro n'uburyo nabikoresha. Ese nahagurutsa ikinyabiziga gute? Ndabizi usubyibaza. Humura, Maître Cissé muracyaganira. Kurikirana amasomo kugira ngo ubashe kumenya uburyo wabikoresha. Ntabwo bigoye, nta nubwo bigusaba kujya ahantu kure uteze kugira ngo ubashe kumenya ubuno bumenyi. Oya, muri telefone yawe. Telefone yawe ni igisubizo cyawe. Nimba koko ubyizeye, Maître Cissé aragusobanurira. Winjiye mu kinyabiziga, banza utunganye intebe yawe wumve yuko waba wicaye neza neza neza. Tunganya intebe yawe. Warangije kuyitunganya? Yego. Icya kabiri, ambara umukandara. Wawambaye? Yego. Nimba wawambaye umukandara, icya gatatu, fata feri. Yego. Wafashe feri? Yifate neza. Icya kane, atsa ikinyabiziga cyawe. Icyo ni icya kane. Icya gatanu, nimba umaze kwatsa ikinyabiziga cyawe, reba ahantu levier de vitesse. Levier de vitesse ya automatique ni iyi ngiyi. Levier de vitesse ya automatique ni iyi ngiyi. Rero ugomba kumenya uburyo bwo kuyikoresha. Hari akantu bakanda. Aka kantu muri kukareba mwese. Urabanza ugakanda. Hano hari inyuguti. Mbere yuko ukanda ugomba kumenya zino nyuguti zisobanuye iki. Hari inyuguti ya pa. Pa isobanura parking.
mu gihe ikinyabiziga cyawe ushaka kugihagaritsa ahantu waba wakijimije cyangwa se uhagaze by'akanya gatoya. Mu gihe wavuye kuri feri urajya muri parking, birumvikana ushyiremo na feri yawe. Icyo gihe ikinyabiziga cyawe kiguma cyaka. Noneho iyi parking ariyo iyi pa isobanura parking. Ukanda kano kantu kugira ngo uze gushyira muri zino nyuguti. Iyi R rero muri kureba, mwese muri kuyireba, iyi R isobanura reverse, gusubira inyuma. Mu gihe ugiye gusubira inyuma ugomba gukoresha iyi nyuguti ya R, niho ushyiramo levier de vitesse yawe, niho uyerekeza. Iyi da isobanura drive cyangwa se départ mu kindi kirimi cy'igifaransa. Drive cyangwa se départ. Izi ni nyuguti zisigaye hari aho usanga handitse D1, D2, D3 bitewe n'uko ikinyabiziga cyakozwe. Ariko mbibutse yuko ni bujyanye n'imivuduko, uko ugenda wongera umuvuduko ugenda ushyira mu nyuguti ushaka. Aha rero muri kabiri naho ni kimwe, ariko muri R ho igihe ikinyabiziga cyawe kigeze ahantu hanyerera habi ushyira mu nyuguti ya R. Ibyo ngibyo ntabwo bigoye ubaye ukurikiye ano masomo. Icyo gihe rero icyitonderwa, birabujijwe kujya mu nyuguti ya R cyangwa se mu ya D utabanje kunyura muri netre, mu nyuguti ya N. Inyuguti ya N ni igihe hatarimo vitesi nimwe. Ntugiye gusubira inyuma, ntugiye no kujya imbere, icyo gihe uba urimo hagati na hagati. Nta vitesi ibirimo. Rero wakije imodoka, birumvikana, ukimara kwatsa imodoka ni kimwe. Icya kabiri, fata levier de vitesse yawe uyishyire muri netre. Numara kuyishyira muri netre, hita ukuramo feri yam. Numara gukuramo feri yam, birumvikana, hita ujya mu nyuguti ushaka. Nimba ugiye kujya imbere, jya muri D. Nimba ugiye kujya inyuma, jya muri L, bitewe n'ahantu ushaka kugana. Ibyo bizagufasha, bizarinda boîte de vitesse yawe kugira ngo itaza kwangirika. Icya mbere umaze kwatsa. Icya kabiri, shyira muri netre. Icya gatatu, kuramo feri yam. Icya kane, jya mu nyuguti ushaka, nimba ushaka kujya imbere cyangwa se ushaka kujya inyuma. Ibyo bizagufasha. Maître Sisi aragumya kwigishe anagusobanurira. Nimba ukeneye ubundi busobanuro, hamagara kuri nimero zikurikira: 078 66 739 76. Maître Sisi nk'ibisanzwe aragumya abaganiriza. Twizerere mu Mana.